ikaze kuri Kevin TV One. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda. Dutangiranye n'umumama rwose ubona ko akuze, afite ji mu ntoki ari kuyimeneramo ikirahure. Urabona yabivangavanze bisa nkaho hari umuntu agiye guhemukira. Ari kuvuga ati reka mbivange neza rwose nkubirindure nkurangize. Urabona ukuntu abagome burya nta sura bagira. Umurebye mu maso avuga ati dore umuntu arimo no kwisetsa rwose, wabona arimo gukora ibintu bizima. Yaraje ku meza ahari hari umuhungu we n'umukazana we, atereka aho ngaho yaje. Umukazana we arishima ati mami urakoze cyane, n'umuhungu arishima ati rwose uba watuzirikanye yewe na madamu. Noneho umuhungu ati mami uba watwitayeho rwose, sinzi impamvu twitaho cyane. Ati rega muri abana banjye kandi mugiye kuba mwambyarira umwuzukuru. Nuko umuhungu ati reka ahubwo iyi ji ariyo mba nakwinywera. Mama ati woya mwana wa, iyi ji nayiteguriye umukazana wanjye, erega atwite umwuzukuru wanjye w'ahazaza. Nuko bose baramurebye birabacanga. Umukobwa baramubwira ati none se mukaza utarimo gufata ji ngo unywe? Nuko umugabo ati ariko mama waretse akaba ari njye uyinywa. Ngo hoya ariko wiyinywa mama, wiyinywa mwana wa, ngo niyo umukazana wanjye rega, sinzi impamvu ndi kubikubwira ntubyumve. Nawe ntayiterure ngo ayinywe. Yarayiteruye arayimuhereza ati mukaza shikiriye ji unywe, ituma umwana amera neza. Akiyikoraho abonyemo karoti ati mami urakoze cyane, ntago mbasuzuguye, gusa njyewe bitewe na mibe bambujije ji irimo karoti kwa muganga. Ibintu byose bifite aho bihurira no kuryoherera ntago mba mbyemerewe. Umukecuru yarababaye ku mutima ati iki cyana nshaka kucyica ariko mundebe. Disi umuntu uri guhemukirwa wameze nk'igisekeramwanzi. Umukazana we yari arimo yisekera, ariko umuhungu we nawe yabonye ko bisa nkaho hari ikintu gihindutse kuri nyina, cyane ko yari azi ko atamukundira umugore. Ati ahubwo mami ibyo wibitindaho kuko tugiye kujya ku bitaro mu masaha ari imbere. Nyina yahise areba nabi bisa nkaho hari ikintu nawe arimo gupanga. Ati njye na madamu tugiye kugenda kureba uko umwana wacu ubuzima bwe buhagaze. Umubyeyi ati none se muragenda sangahe? Ati turajyayo saa 7:15, ariko urabona zirabura iminota 30. Umubyeyi ati ewo bana wa, burya narashaje mba nabyibagiwe, hari ibyo ngomba kujya gutunganya nanjye iriya ku kazi kanjye. Abakozi baba bari kumpamagara bambwira uko bimeze, amafaranga mbe narotira yandi mbone ibyo bongera muri kampani. Noneho yahise yambambaranya afata kano gatambaro mukibu kaziritse mu zosi. Kurikira akantu ku kandi nkushishikariza kureba ino filime ukayirangiza kuko irimo amasomo menshi cyane kandi irimo surprise. Nkushishikariza ko ugomba gukanda subscribe. Iyi ni Kevin TV One, ukoreshe ya Android. Yaraje wa mumama ageze kuri hospital abwira dogiteri ati dogiteri hari ibyo nshaka kumfasha, cyane ko umukazana wanjye ntamushaka, aratwita ariko nshaka kubabwira ko inda atari iy'umuhungu wanjye. Umugabo ati ntago nabikora niyo wabanyishyuye amamiliyoni angana gute. Aramubwira ati wowe bikoye se si amafaranga aba yakuzanye ndanayaguha, cyane ko hari ibyo nagombaga kujya gukemura n'amafaranga nayanyuzeho ndayazana. Ati ndaguhereza ipinda, ari kure burya amafaranga niyo aba ayoboye isi. Arangije aramwereka ati akira rwose, nushaka n'ayandi ndayaguha, ubone ko utarimo gukorera ubuntu bwose. Umupapa yiva inyuma ati oya ntago ndabikora. Ati cyakoza kugira ngo mbikore, keretse ubaye kano gatambaro nababwiye ngo muze kukibuka ntimukibagirwe, dore hagataye yakavanye mu rugo nka furara ariko reba hagataye. Yahise ava aramubwira ati ese ikibazo ufite ni icy'amafaranga? Ati yego, keretse yakubye kabiri. Umubyeyi yikura igoti ati ahwi, ati ndahwereye, ati amafaranga nkuhaye ndaguha n'andi, nakora buri kimwe kugira ngo umuhungu wanjye abe yabana n'umukobwa nkunda kandi nishimiye. Noneho umugabo yararebye
aratekereza aravuga ati wamugana amafaranga niyo aba yatsindiye, nta kindi kintu kiba cyanzanye mu kazi, nta kibazo nuyakuba kabiri ndaba nagufasha mbigusinyire nk'uko ubishaka, gusa umenye ko unkoresheje amakosa bino bintu barabihanira ndetse cyane. Umugabo yakuye yipinda ararifata rwose ati nta kibazo tujye kuba twabikora nk'uko ubyifuza, ndabyemeye, amafaranga niyo ayoboye isi, iyo uhaye umuntu amafaranga uba umuhaye cishwa aha, ariko burya tujye tumenya ko nubwo twakora ibibi umuntu agutega umutego Imana yateganyije ibyo kuwutegura kare. Nibwo yakuye y'irindi pinda aramuhereza ati kubw'umuhungu wanjye n'amakampani yanjye nayagurisha n'amazu nkemera nkajya gukodesha, ariko akaba yabana n'umukazana njyewe nshaka. Nibwo basezeranye ati nta kibazo ndabikora rwose mubyeyi. Birangiye umudogiteri yasigaye hano ari kubitekerezaho ati kweri kweri. Nibwo umuhungu n'umukobwa baje bamwe batwite, noneho mu gihe bari kuganira na dogiteri umuhungu ati se mama nawe birakwiye ko uba uri hano? Umubyeyi ati reba impuhwe nyinshi z'abarozi. Umubyeyi ati mwana wanjye erega ngomba kuba ndi hano ngo numve ibisubizo byanyu, muri abana banjye erega mwembi. Muganga yahise abahereza igipapuro barareba bishimye, bagiye kubona babona ngo ntago umwana ari uw'uyu mugabo, ngo DNA test yagaragaje ko umwana atari uw'uyu mugabo, nta bipimo bye namba by'amaraso afite, habe n'ikintu na kimwe bahuje. Byarabatunguye, ari umukobwa ari umusore bose baratungurwa. Umubyeyi kuko yari azi ikibyihishe inyuma n'amagambo menshi ati sibyo navuze kano gakobwa k'agakene se, wirinda kayikuye mu bakene bagenzi bako kaza kuyigushyiraho ngo kabe katurira imitungo. Umukobwa yaravuze ati mami ntabwo bino bintu bishoboka, gusa icyanantunguye cyatuma ntekereza byinshi ni ukuntu wahise uza hano nk'aho wagira ngo hari gahunda yindi wari uhafite idasanzwe. Umukobwa byaramurenze ariko arangije abwira umukecuru ati mami bizagaragara. Noneho umukobwa yabuze icyo akora araceceka, abwira umugabo ati se shu nawe ntago wanyizera? Umugabo ati ndakwizera kandi urabizi ko nkukunda cyane, icyaba cyose nkuri inyuma. Umubyeyi akomeza kongeramo umunyu n'isukari ati kano gakobwa nta kindi kadukurikiyeho, ni amafaranga yacu, reba ukuntu kameze, ntikazi kwiyitaho, nta bushobozi namba gafite. Noneho birangiye umugabo byaramurenze abura icyo akora, ashyira bya bipapuro aho ngaho asiga umugore na nyina arigendera. Akimara gukubita urugi barakwereka hakuno ukuntu yasigaye areba. Umukazana aramubwira ati mami bino bintu nzi neza ko ubiri inyuma kandi amaherezo uzabyishyura, amaherezo y'inzira burya ni mu rugo. Arangije ati narakubwiye ko ntagukeneye mu buzima bwacu. Umuhungu wanjye hari umukobwa namuboneye uri tayipuye, wowe ntabwo uri tayipuye, nturi na tayipu y'amafaranga twebwe dutunze mu rugo rwacu. Umukobwa aramubwiye ati ntacyo reka dutegereze, burya nawe jya utegereza igihe kizabisobanura. Umukobwa nawe yabonye nyirabukwe amurushije umunwa ati reka dutegereze nta ribi, tubiharire igihe kizabikora. Hari ibyo yamuhereje hano nk'impamba ati byana ibyo ngibyo n'ubundi nibyo waje ushaka. Dogiteri nawe yagumye hano yumiwe. Ubwo bamaje kugenda ntiwamenya ibyo dogiteri n'umukobwa basigaye baganira, gusa wumve ngo biratangaje kabisa. Nkushishikariza gukomeza kureba ino filime ukayirangiza, wowe wayikunze ugakora share, comment and subscribe kugira ngo zijye zikugereraho igihe. Umuhungu na nyina bari hano ari kumubwira ati mwana wanjye ni ahazaza hawe iteka mba mparanira, ntago nakubwiye kwanga uriya mukobwa kuko ntari mfite amakuru. Gusa umuhungu bisa nkaho yakekaga nyina kuko yakundaga umukobwa cyane atanitaye ngo inda niye cyangwa se. Umukobwa yahise ahinguka, naho nyina n'umunwa muremure ati
uri kuza hano mu rugo rwacu ni ibiki? Ni amavarize wibagiwe? Ngaya turaguha n'ayandi ariko ugende wowe n'umwana wawe, ntago twebwe abantu nkamwe tuba tubakeneye mu buzima. Umukobwa ati okay, ati tugiye kuba twareba icyaba kandi nta n'igitekerezo ufite cy'amakuru yawe naba mfite n'ibyaba bigiye kukubaho. Ako kanya yahise aterera cya gipapuro yavanye mu rugo na ka gatambaro nababwiye ngo muze gukurikirana akantu ku kandi. Iyi filime irimo isomo rikomeye cyane. Umubyeyi yabonye igipapuro yavanye mu rugo n'agatambaro arumirwa. Yarabyibutse uburyo yagakuyemo ari kwisaza ngo akunda umuhungu we cyane yakwiyambura n'imyenda, birangira agataye kwa dogiteri. Uburyo yafunguraga ibipesi ameze nk'umusazi. Amaze kubyibuka aravuga ati burya koko Imana ihora ihoze, uyu mwana w'umukobwa naramuhize none iramuhoreye. Umuhungu ati mama ntago bishoboka, ntago nari nzi ko wangambanira bigeze aha. Umukobwa ati ni dogiteri wakampaye, hari n'ibindi bintu yambwiye ngo nkubwire, kandi nakubwiye ko uko byagenda kose ukuri kuzajya ahagaragara. Umuhungu byaramurenze abwira nyina ati mama ntago nari nzi ko wangambanira bigeze aha, amaraso yanjye ngo ushake ko yandagara yangirike. Barangije baramurebye, umuhungu yegera umugore we aramubwira ati sheri ntago nari nzi ko mama ashobora kuba yakora bino bintu uko byagenda kose, gusa sinkimukeneye, uyu ntabwo ari umubyeyi wanjye rwose habe na gato. Ati mbere yuko tugera ku bitaro yari yabanje kugerayo gakunde akugambanire kubera urwanga kwanga. Ese niyo ugira umutima nk'umubyeyi ukagirira umwuzukuru wawe uri mu nda ye basi ntube wakora ubugome buri aho ngaho. Umukecuru asaba imbabazi ati mumbabarire. Umuhungu ati ntabyo kunsaba imbabazi bihari, ahubwo ubuzima bwanjye nibwo ntagushakamo, ntukiri mama wanjye umbyaruke, nanjye ntago nkigira umwana wawe, ninjye mwana njyenyine wari ufite. Umukecuru cyaramurenze abura uko abigenza, isukari irazamuka, ariko n'ubundi urwisha igishyira ararusoma. Jya wirinda guhemuka mu buzima, kuko byagenda kose kamere y'isi igomba kuba yakwitura. Ni uko agafilime kacu karangiye ngo burya agati kateretswe n'Imana nta muntu ushobora kuba yakarandura. Wibutsa ko iyi ni Kevin TV1, kora subscribe, utere comment, ukore share and like, dukomeze kubana. Murakoze cyane. Ciao ciao.